nta muntu mpanuriraga ngo amare ukwezi. Ntawe uhanura ngo umare ukwezi bitarasohora? Ntawe. Ni byiza ni ukuri ntabwo bitinda. Ntabwo bitinda gakenze wenda hari n'ibizaza nyuma naho iyo mpanuriye umuntu. Nta cyumweru gishira gatambwe ati nasubijwe nanga sinabonye ibimenyetso. Yego. Mbanze mbivuge aranansengeye hari ahantu nahendi kuribwa arambwira ngo Imana irankijije. Haleluya, nundi kumva ndi gukira Imana ishimwe. Warambye ngo ugiye kuma urugamba kandi uzabana nanjye. None warambye ngo ungize n'igikoresho cyawe. Ngiye kumusengera abadayimoni bamurimo bamuvemo. Yego. Ndagenda umukobwa ndamusengera. Yego. Abadayimoni bane bamuvamo. Ubu ni muzima n'umwarimu ari kwigisha. Imana ishimwe. Ndamubwira nti kubw'imbaraga z'Imana n'ubutware bwayo n'ubudahangarwa bwayo yampaye. Yego. Ndamusengera araki. Gakeye mu gitondo aza kumpamagara ati wa mubyeyi yashoboye guhaguruka ubu yagiye hanze. Ibyo mbishimira Imana. Ndangije ndamusengera Imana irambwira ngo mubyire ngo mukuriyeho igifungo kandi noneho muhinduye umwere. Yego. Ubwo noneho umugabo narangije kubimubwira ndavuga sinanga si Imana tubuzira miliyoni 20 koko zizamuvaho mbitekereza. Wumva ntawe gashidikanyisha. Ariko byageze nyuma arambwira tumva uri mu mavuta. Yego. Ati nahindutse umwere. Miliyoni 20 arazitsindira. Yego. Ntabwo ujubeshya iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana narabibonye iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene, cyangwa umusezeranye imodoka nyuma umuhe igare. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu. Ntabwo usezeranye umuntu inka. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho mbere hose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndi hatuma Imana Concorde. Reka mfatiye umwanya ngo ushimire wakanze subscribe ukadushyigikira. Twaba tuku umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere kayikanda ngo sabe umugisha. Naye nabasezeranije ko nazajya mbicisha irungu ahubwo nzajya ndeba abakozi b'Imana barimo imbaraga z'Imana abo Uwiteka yahaye impano ze kugira ngo bazikoreshe muri iki gihe basengera abantu kugira ngo abantu babohoke. Niyo mpamvu nafashe urugendo nza kureba umumama nukuri Imana imuha umugisha. Reka mbanze mbivuge aranansengeye hari ahantu nahendi kuribwa arambwira ngo Imana irankijije. Haleluya, nundi kumva ndi gukira Imana ishimwe. Yego mama uraho? Yego. Amakuru ni meza. Ugira imbaraga ntutinye. Ugutinya ibizuma? Ibizuma uri kubitinya? Uretse gufasha aka Bibiliya. Iyo Bibiliya urayifata tugiye gusaba ijambo ry'Imana sibyo? Wowe ufate mikoro gusa ubundi tuganire. Yego tangira wibwira abadukurikiye amazina yawe. Amazina yanjye banyita Nyiramugisha Esperance. Yego. Ndi umumama w'abana 3. Yego. Mfite umugabo umwe. Yego. N'umwuka wera. Amen. Ibirenze by'Imana iduhaza ibyiza. Yego Imana ishimwe cyane. Reka usenge ugango Mana itiyobore muri iki kiganiro. Karibu nisengesha. Turagushimye Mana turaguhimbaje. Uwera wa Isiraheli mukunzi wacu mwiza. Turakwinginze muri iki gitondo kugira ngo ururukubane natwe. Ururukutugirire neza muri iki kiganiro. Icyo mbanje kwirukana aha hantu ni imyuka mibi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndahirukana abazimu n'abazimukazi. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndahirukana abazimu n'abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti ndatwika ndandura ndakongora. Ndafatamira ibyikuza n'ibyishyira hejuru.
uwera wa Isiraheli mukunzi wacu mwiza wavuze yuko tuzasengera abarwayi bagakira uvuga yuko tuzasengera abagize ibibazo bigakemuka uvuga yuko tuzasengera ababuze urubyaro bagakira Uwiteka ndaguhamagaye muri iki kiganiro kugira ngo ururukubane natwe duhereze imbaraga zawe ziturutse iwawe mu ijuru data wera uturinde kugabanya no kongera uturinde nyaguhora ku ngoma ivanga n'ivangirwa turinde imbaraga z'abakonikoni mu izina ryawe rifite imbaraga ndaguhamagaye kugira ngo turinde imbaraga z'abarangi n'abesikoro mu izina ryawe rifite imbaraga ndakwinginze kugira ngo databuja wumve gusenga kwacu wumve kwinginga kwacu wumve gutabaza kwacu maze umanukire kudutabara niko nsenze nise mu izina ryawe Yesu urakoze amen Imana iguhe umugisha dusengeye neza turajya tuganira turi kurebana ujye urandeba sibyo kandi ureke kugira ubwoba humura tega kugatambara neza hano ni mu rugo nta kibazo nushaka no gukorora ukorore nta kibazo icyo urashaka cyose ugikore kuko hano turi hehe turi mu rugo sibyo turi mu rugo rwose reka tega agatambara neza ubundi twivugire Imana yego Nyiramugisha Esperance utuye he tuye mu murenge wa Kagogo akagari ka Kayenzi yego umudugudu wa Kaguriro yego Imana ishimwe nanjye ntuye Musanze naje kukureba yego ngo twivugire imbaraga z'Imana wari usanzwe unzi se oya nibwo bwa mbere umbonye nanjye nibwo bwa mbere nkubonye disi ariko Imana ishimwe njye nakubonye amavuta Uwiteka mvugira ngo amena Imana ishimwe cyane nibwo bwa mbere uje kwiba ibyuma nibwo bwa mbere ariko usanzwe uri umunyamasengesho ndi umunyamasengesho ndasenga nsengera abantu ibintu bigakoreka kubw'imbaraga z'Imana yego izo mpano so wazihawe ryari izi mpano nzimaranye imyaka 8 imyaka 8 uri umuhanuzi byatangiye kuza guteze byatangiye kuza nyine njewe nari narabuze urubyaro yego ndangije njya gusenga ubundi busanzwe nari ndi umukatolika yego ndangije ngira ikibazo cyo kutabyara ngiye gusenga Imana impa umwana maze imyaka 9 wamaze imyaka 9 utabyara ujya gusenga Imana yakubwiye kuguha umwana iramuguha yego impa umwana irangije irambwira iti nta naguha umwana ngo ndeke kukugira igikoresho cyanje ugomba kuba umukozi wanjye yego ibikugize umukozi bitangira gute rero baye umukozi akazi ka mbere agakoze ryari akazi ka mbere nakoze Imana yarambye kugira ngo nkwereke kuko uri umukozi wanje ngiye kukunyuza mu ruganda ngiye kuguha ikigeragezo cy'imifatangwe n'ugitsinda ati nzakugirira neza yego byararangije umutware wanje arwara ibisazi arwaye ibisazi nkaja mufata nkamusengera nkavuga ntuwite warambye ngo ugiye kuma urugamba kandi uzabana nanjye none warambye ngo ungize n'igikoresho cyawe ngiye kumusengera abadayimoni bamurimo bamuvemo yego narangiza nkamuramburiraho Bibiliya ngasenga birangira umutware wanje akize ubu ni muzima yego ndangije rero ubwo nahise ntinyuka n'abandi bose nkaje ndabasengera ubu yaba ari umusazi ufashwe n'ibisazi sinatinya kumushyiraho ikiganza yaba ari umurwayi ufashwe n'ibirozi by'ibitambukano urabizi ubu amaguru garateye bari kubaroga ibyo mu maguru suzi sinjye ukomeza nyine sicyo nanjye ndwaye ibyo ngibyo rero nukurushwa no kubivuga yego haba kuri telefone abantu barampamagara bati dore dufite ikibazo runaka ngasenga turi kuri telefone ejo bakampamagara bati twasubijwe ubwo nuko nkomeza gukora umurimo w'Imana imyaka 8 rwose uri mu murimo wayo nta muntu bigeze bakuzanira ngo usengere umvura atinye tubabona uyu muntu anguye mu maboko nyine hari umumama wampamagaye wo ku Gisenyi arangije amamagara umukobwa we yari yasaze ari kumenagura ibirahure ndangije ndamusengera kuri telefone none wadusenze abadayimoni barivuga bamaje kwivuga nkavuga ati mumusohokemo bagezaho umudayimoni umwe abonye ko bimuyobeye yakura abandi badayimoni yego ndangije nanje numvishije muri telefone bari guhinda numva ngize ubwoba ndangije
telefone ndayikupa ndangije kuyikupa ndavuga ahubwo byaba ngombwa kuko njewe njya kumusengera imbona nkubone haja guhangana nabi imbona nkubone mama we rero yarantegeye ku Gisenyi ndagenda umukobwa ndamusengera abadayimoni bane bamuvamo ubu ni muzima n'umwarimu ari kwigisha Imana ishimwe ubona arakize rwose aba muzima yarakize wowe se wowe wigeze usengera nawe warangiza ukavuga uti izi imbaraga Imana yanshyizemo ni ukuri zirahambaye pe wowe byari byagenze ute ni benshi nsengeraga kuko hari n'igihe nk'ubu bantunguza nk'umwana agahita aremba akarwara akaremba hari n'umumama nigeze kujya gusengera nsanga umwuka yemeye gwenda guhera umugabo warambwira ati ariko si nubwo muri gusenga koko uyu muntu arakira ndamubwira nti kubw'imbaraga z'Imana n'ubutware bwayo n'ubudahangarwa bwayo yampaye ndamusengera arakira bwakeye mu gitondo aza kumpamagara ati wa mubyeyi yashoboye guhaguruka ubu yagiye hanze ibyo mbishimira Imana yego uretse gusengera abarwayi se nta nubwo ujya uhanurira abantu ngo babwire ko abantu tuba turembejwe n'uburwayi ibyo nibyo nanjye nibyo ndwaye ariko umuntu aba anakeneye ngo umubwire uti Imana irambwiye ngo iguhaye imodoka Imana iguhaye inzu Imana iguhaye umurima Imana iguhaye urubyaro ubwo buhanuzi bwo ntabwo Imana ikibuguha ndabufite none siko nyine nsengeraga abagize ikibazo barwaye ariko n'ubundi n'ubusanzwe mfite gurupe nyoboye baza gusenga ubundi bwo nkababwira ibyabo ibyo mbonye nkabibabwira yego nta muntu usigeze ubwira ikintu nawe uri kubona kiguteye ubwoba ariko nyuma akaza kukubwira ngo cyarasohoye nyine hari umugabo wigeze kuza arambwira ngo ni musenge mikoro ifatiye ikomeza gutya nta kibazo ngo intoki ze gutitira iyo umuntu ari ubwa mbere kaza amakubwoba ariko humura ndabukumara yego uwo mugabo yaraje bari kumurega miliyoni 20 hari uruganda yakoragamo bamurega miliyoni 20 bagiye no kumufunga yego arangije araza ati nsengera ndangije ndamusengera Imana irambwira ngo mubyire ngo mukuriyeho igifungo kandi noneho muhinduye umwere yego ubwo noneho umugabo narangije kubimubwira ndavuga sinanga Imana tubuzira miliyoni 20 koko zizamuvaho mbitekereza wumva ntawe gashidikanyisha ariko byageze nyuma arambwira tumva uri mu mavuta yego ati nahindutse umwere miliyoni 20 arazitsindira yego iyo urebye se kenshi ibintu hanuye bisohora mu gihe kingana iki ni vuba cyabikunda gutinda ko tuba twishakira ibiza vuba nyine nubu nshobora kuguhanurira izi saha bukira byasohoye yego kuko iyi saha y'Imana ikoreraga kugiye yego ntawe wahanuriye ngo bitinde nyuma aze kukuburanya atari ko bya bintu wampanuriye ni Imana yakubwiye cyangwa ni wowe wari ukubihimba ko ndi kubona bimaze umwaka bitarasohora oya nta muntu mpanuriraga ngo amare ukwezi ntawe uhanura ngo umare ukwezi bitarasohora ntawe ni byiza ni ukuri ntabwo bitinda gakenze wenda hari n'ibizaza nyuma naho iyo mpanuriye umuntu nta cyumweru gishira gatambwe ati nasubijwe nanga sinabonye ibimenyetso yego none se akenshi ko abantu bakunda guhamagara iyo umuntu aguhamagaye ni ngombwa kubwira ibyifuzo bye oya nyine turasengaga nkabibona yego ntangamo kimwe yaba bishaka wakabimbwira ariko ntari ngombwa nabwo kugira ngo abimbwire nanjye ndi kugira ngo niturangiza ibiganiro unsengere ndagusenga sibyo nanjye hari ibyo mfite bindemereye icyambere cyari icy'uburwayi cyo wakozeho rwose ubu ndi kumva ari uko biri kugenda ubwo mfite n'ikindi ndi kugira ngo niturangiza ikiganiro nanjye uze kunsengera uzi no kubwiriza se kubwiriza ni gakeya ariko ku buryo utaragenda utatubwiye ijambo ry'Imana ntabwo ryo ryabura ariko hari ikintu wakomojeho ukuvuga ngo mbere ari umukatolike ubu bwo usengera muri etorero sengera mu wa Betami uri muri Betami ndahazi rwose n'undi musaza nawe tuya dukorana ibiganiro nawe usengerayo none se waduha adresse neza njye nkurikije ukuntu amavuta y'Uwiteka kuriho
hari abantu benshi bazava mu mpande zitandukanye baza kugusura kugira ngo basengere. Banyura hehe, baza ryari? Deresi zanje ahantu ntuye ni mu santire, ahantu bita mu Butenga. Yego, mu Butenga. Uraza wagera mu Kidaho ukamanuka gato mu Rwibikonde. Yego. Nyine ubwo iyo ugeze mu Rwibikonde ubu ugiye kuhagera. Eka mbarangire neza, waba uvuye Rubavu, waba uvuye Kigali, ni ukugera muri gare ya Musanze ukagura ikarita mu gihe utayifite igura 500, wangiza ugashyiraho 1000 n'amafaranga 50, ubundi ku ikarita ugakozaho, ukagenda ukagera ahitwa Karwasa, ukagera mu Gahunga, ukagera ku Maya, ukagera mu Rugarama, ukagera mu Kidaho, ukamanuka gato ukavuga ngo bagusige ahitwa mu Rwibikonde. Warangiza ukamanuka ku kagari ka Kayenzi, sinako mutuyemo. Niko dutuye. Yego, ukabaza muri centre bita mu Butenga, niho umukozi w'Imana Nyiramugisha Esperance atuye. Yego, uwo nuwaba aje mu rugo kugira ngo mufatanye gusenga. Uwaguhamagara se we yaguhamagara ku yahe amasaha ububohotse, uko hari umuntu utashobora kuboneka ariko ukaba wamusengera kuri telefone. Hari ikibazo ntujye basengera kuri telefone? Nta kibazo. We yaguhamagara amahe masaha? Isaha yose yampamagara kuko umurimo w'Imana ntago ugiraga igihe. Yego. Ashobora kuba babaye nk'ubababajwe n'uburwayi, ntabwo navuga rero ngo ndaha umwanya igihe cy'ibyanje kandi umuntu ari kubabara. Yego. Isaha yose yampamagarira, aho n'abandi hose napfukama nkayitabaza ikuba. Nubwo waba uri mu isoko? Oya, mu isoko nareba aho nja kwihengeka. Yego, areba wihengeka. Nuba guhamagara mu kiganiro kumva ntibyashoboka kuko telefone ntabwo uyifite aho ngaho. Reka rero kwa kundi wavuze ngo n'ijambo ry'Imana ujye urivugaho gakeya, n'ubundi ntabwo wagenda utatubwirije ijambo ry'Imana. Nanjye icyo njya nkora, umuntu agiye njya amufasha gusoma kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ijambo ry'Imana riri kumfasha rero muri iyi minsi. Yego. Riri muri Yesaya. Yego. 50 umurongo wa 7. Yesaya ibice 50. Ku murongo wa 7. Yego, ndi kuhashakisha rwose. Yesaya ibice 50 ku murongo wa 7 kugira ngo twumve ikimana rwose idushakaho. Yego, haravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gitumye nkomera mu maso hanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni. Nkomeze. Unsindishiriza ari hafi, ninde uzamburanya? Duhagararane twembi, umurezi wanjye ninde nanyegere? Umwami Imana niyo izampagarikira, ninde uzatsindisha? Bose bazasaza nk'umwambaro, inyenzi zizabarya pe. Ninde wo muri mwe wubaha Uwiteka akumvira umugaragu we? Ugenda mu mwijima adafite umucyo niyiringire izina ry'Uwiteka, kandi yishingikirize ku Mana ye. Yemwe abacana mwese, nimukikize imuri impande zose, nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no mu w'imuri mukongeje. Ibyo mbageneye nibi, muzaryamana umubabaro. Amen. Amen. Amen, haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Yesu ahimbaze. Bankurikiye kuri iki kiganiro rero mu ntega amatwi. Kandi ufashwe nanjye mfashwe. Ubwo umwami Imana azagutabara nicyo kituma utamwara. Amen. Muri iyi minsi hari ibiguhagarikiye, hari abakeneye ubugingo bwawe, hari abakeneye yuko wamwara, ariko kubwo umwami Imana azagutabara nicyo gituma utamwara. Amen. Amen. Umwami Imana azadutabara. Muri iyi minsi hari abaruhijwe n'urubyaro, babuze urubyaro, ubwo umwami Imana azagutabara rata akaguha urubyaro nicyo gituma utamwara. Ubwo umwami Imana azagutabara akagukura mu bushumeri rata nicyo gituma utamwara. Ubwo umwami Imana azagutabara akagukurinda babarozi baguhiga uko bwije nuko bukeye nicyo gituma utamwara. Mvugira utamena. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe cyane. Yesu ahimbaze.
himbazwe ry'Imana riramfashaga nawe rigufashe nukuri umwami Imana atagutabaye rata ntacyo wakwimarira utari kumwe n'umwami Imana ntacyo wakwigezaho umwami Imana nadutabare haleluya amena umwami Imana aravuga ijambo ry'Imana riravuga ngo bose bazasaza nk'umwambaro yego bose bazasaza nk'umwambaro inyenzi zizabarya yego amena haleluya amen bose bazasaza rata nk'umwambaro babandi baguhiga babandi bakugenza babandi batazi ikikurimo bazasaza rata nk'umwambaro inyenzi kandi zizabarya kuko nta byiringiro by'Imana bafite amena haleluya amena tugiye gusoma no muri Zaburi yego ya 25 Zaburi ya 25 Zaburi ya 25 Zaburi ya Dawidi Uwiteka ni wowe ncururira umutima wahageze nari nahagere ntegereza uhagere somera nta kintu eka ngusomere Zaburi ya Dawidi Uwiteka ni wowe ncururira umutima Mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa n'isoni abanzi banje be kunyishima hejuru siko bizaba mubagutegereza nta uzakorwa n'isoni abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni Uwiteka nyereka inzira zawe unyigishe imigenzereze yawe unyobore kubw'umurava wawe unyigishe kandi ari wowe Mana y'agakiza kanje ni wowe ntegereza umunsi ukira Uwiteka ibuka imbabazi zawe no gukira neza kwawe kuko byahozeho kera kose amen ntiwibuke ibyaha byo mu busore bwanjye cyangwa ibicumuro byanjye nk'uko imbabazi zawe ziri aba ariko unyibuka kubwo kugira neza kwawe Uwiteka ni mwiza aratunganye nicyo gituma azigisha abanyabyaha inzira abicisha bugufi azabayobora mu byo gukiranuka abicisha bugufi azabigisha inzira ye inzira zose z'Uwiteka ni imbabazi n'umurava kubitondera isezerano rye nibyo yahamije dukomeze amen amen Yesu nashimwe ahimbazwe ngo Uwiteka ni wowe ncururira umutima ngo singakorwe n'isoni amen haleluya amen ngo keretse ngo abava mu masezerano nta mpamvu rata nibo bazakorwa n'isoni irinde kuva mu masezerano nta mpamvu irinde kuba warasezeranyijwe ngo Imana igiye kukubakira warangiza ukaja gukora ibindi ukanyuranya n'amasezerano y'Imana rata wahura n'ababasore b'ibigoryi bakagushuka bakagutwika inda y'indaro kandi ufite isezerano ry'uko izakubakira irinde kuva mu masezerano rata nta mpamvu reka kurambirwa ngo ubone yuko bya bindi bagusezeranyije bitazasohora rata ngo nurangiza wicira inzira ahubwo weho guma mu masezerano utegereza isezerano ry'Imana rata ngirinde ijambo ikarinda n'uwo yaribwiye kugeza risohoye kandi Imana y'amahoro yacu rata ntago ibeshaga ahubwo biterwa n'uko ubagariye isezerano rata irinde kuvangavanga amasezerano irinde kwiyabara no kwirwanirira ahubwo uyizere kuko Imana yagusezeranyije ko izakugirira neza umva wa mubyeyi we wasezeranyijwe yuko abana bawe Imana ibahaye ubwenge Imana ikabishurira za miniriva guma mu masezerano kuko Imana izabikorera kwiyubahisha umva wa mubyeyi we wabonye umukobwa wawe yaragumiwe ataravuyeho Imana ikagusezeranya kuko izamwubakira urugo guma mu masezerano kuko isaha nigera umukobwa wawe azambara agatimba mvugira ngo amen nyumva neza wa muntu uri mu bushumeri reka kuva mu masezerano kuko Imana yagusezeranyije kuko igiye kukugirira neza igiye kuguha akazi igiye kukugirira neza ikagukura mu kode ikaguha inzu guma mu masezerano kuko Imwami Imana azabikorera kwiyubahisha ntajabesha amen haleluya nyumva neza wa muntu we ubabajwe n'inzara Imana ikaba yaragusezeranyije ko izakugaburira reka kurambirwa reka gucika intege reka kuva mu masezerano nta mpamvu kuko iyo yavuze irasohoza igiye kuguha ibyo kurya rata igiye kukwambika nk'uko yabigusezeranyije ni umukozi w'umuhanga ntivuga ubujajwa iratinda igasohoza kandi amasezerano yayo
irayasezeranya kandi ikayasohoza kubera kuko ari isumba byose. Nukuri. Amen haleluya. Amen. Amen haleluya. Amen. Wowe unteze amatwi muri iki kiganiro ni Nyiramugisha Esperance. Ugume mu masezerano ubundi bwutegereza iby'Imana yagusezeranyije. Arega hari byinshi nanje ntegereje nubwo ndi umukozi wayo. Nanje yaransezeranyije. Reka turindire, reka dutegereza amasezerano yayo. Iyi sezeranyije irasohoza abantu b'Imana. Nukuri. Komera mu masezerano rero, irinde kuva mu masezerano nta mpamvu, irinde gutezuka kubyo yasezeranye nawe, irinde kuva mu masezerano ubundi bw'Imana ibangukire kugutabara. Nukuri. Amen. Amen. Mukozi Imana iguha umugisha. Nukuri twirinde kuva mu masezerano nta mpamvu kuko Imana yacu irasezeranya igasohoza. Yego reka tugane ku musozo. Uzi icyo ugiye gukora? Ugiye kuduha nimero ya telefone kugira ngo uwafashijwe nkanje azaguhamagare mufatanye gusenga. None niturangiza ugira ute udusengere dusoze iki kiganiro. Gusa nge nagukunze tuzonga dukorana ibindi biganiro byinshi. Nawe ntiwankunze? Nagukunze. Rahira. Nukuri kwira. Egize ngo wanyatse ubwo ro wankunze twatuzonga gukora ibindi biganiro n'abakunzi banje nibaguhamagara uzabasengere. Sibyo? Tanga nimero. 078 078 52 52 46 46 133 Nyiramugisha Esperance. Iba kuri WhatsApp se? WhatsApp oya. WhatsApp ntagura ikoresha. Nikagatushe mfite nta telefone mfite. Imana izaguha telefone nini. Yego reka dusoze n'isengesho dusengera Imana ikomeze kubana natwe. Twongeye kugushima Uwiteka Mana yacu, Mana nziza, Mana idukunda, Mana itwitaho, Mana ureberaho si cyarimwe. Nukuri databuja tugushimiye ko turinze tutarabo kurindwa tukaba tugeze kuri iyi saha tugihumeka umwuka w'abazima, izina ryawe nirishimwe. Uwiteka Mwami Mana yacu rero ngushimiye ko turinze muri iki kiganiro, ngushimiye yuko wabashe kohereza umukozi wawe data wera tukaba dukoranye iki kiganiro, n'abadutegeye amatwi nsenze cyane mbasengera kugira ngo databuja ugende ubagereho, abarwayi data wera bakize. Wansezeranyije ko nzasengera abarwayi bizeye bagakira. Iki kiganza ndakirambuye cye kubicanze Nyiramugisha ahubwo kibicawe giturutse mu ijuru, kigenda kigere ku barwayi bari mu bitaro, kigere ku bari muri CHK Musanze na Butaro, mu bitaro byoroheje aho hose uhagere. Databuja mwiza, hari ababyeyi babuze ibise bari mu bitaro, wakururutse ibisenya guhora ku ngoma tugashima izina ryawe. Uwiteka Mwami Imana yacu, hari abarwariye mu mago, abo bose ndakwinginze kugira ngo ugende ubagereho. Nyaguhora ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka bari mu bushumeri, Uwiteka wagira icyo ukora izina ryawe rigashirwa hejuru. Nyaguhora ku ngoma wagera ku basore n'abakobwa bagumiwe, wabaha kubaka ingo zigakomera data wera tukagushima. Nyaguhora ku ngoma nkomeje kukwinginga nkwereka ababuze urubyaro, Uwiteka wabaha urubyaro data tukagushima. Nkomeje kukwinginga nkwereka bari mu makode data babuze ubwishu, ndaguhamagaye kugira ngo ugende ubishurira amakode. Arega wabakurana mu makode ukabubakira ayabo kuko iwawe muri stoke nta kibuzeyo. Uwiteka ndaguhamagaye kugira ngo muri iki kiganiro databuja mwiza ugira abo wagenda ugereho. Nukuri databuja mwiza banteze amatwi, hagira igitangaza wabakorera, hagira ibyo wabaremera, hagira ibyo wakwigizayo. Nukuri databuja mbasabiye umugisha n'abanteze amatwi kuri iki kiganiro kugira ngo databuja ukomeze ubagereho. Uwiteka nsengeye n'umugaragu wawe Nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo mwongere imbaraga, mukomereze amaboko, mwongere imbaraga databuja mwiza kubera ko uri umukozi w'umuhanga. Ongera umugereho databuja umutindeho, ugere kuri famiye ya Nyaguhora ku ngoma witwa Imana, ugere Nyaguhora ku ngoma ku rubyaro rwa witwa Imana. Hari icyo wakora mu muryango avukamo izina ryawe rigashirwa hejuru, hari uko wakwiyubahisha gitare cy'amahanga, hari agasuzuguro wamukuriraho, hari agasuzuguro k'abanyamahanga wamukuriraho, hari agasuzuguro k'abarozi wamukuriraho, hari ibyo wacecekesha ku buzima bwe, izina ryawe rigakomeza kwamamara. Dore dusoza iki kiganiro rero, databuja ngiye kugenda ugendane nanje, nawe databuja daragiye kugenda mu kinyabiziga kitagira amaso, ndakwinginze kugira ngo umubere shoferi, nagerayo databuja mwiza tukazongera tukavugana izina ryawe rizahabwa icubahiro. Ndatuje rero weho ntutuze, tegeka uganze kuko uri byose, niko nsenze nizeye mu izina ryawe Yesu urakoze. Amen.